utube hafi ya Nyagasani dawe nyir'ubutagatifu kandi duhora byose uhora kwiteka uwo muntu wese agaciro ukabona rugaba kandi mbere zose wowe ibi byose biteka kubaho wowe byose biteka kurama kugira ngo umuryango wawe ube ibagasaseredoti uhema gutoramo abambarira Imana wawe ukoresha ububasha bwawe butagatifu maze ukabagabamo inzego zinyuranye na mbere y'igisambo rya kera imirimo washyizeho ukoresheje impamvu n'ubutagatifu bwagenuraga ibizaba nyuma yakomeje kujya mbere bigezaho gushinga gusanura uyu murimo wo kuyobora umuryango wawe wose no kuwutagatifuza n'abatoranyiriza abandi bantu bawungirije urwego no mu cyubahiro kugira ngo bababere abafasha bashyirane nabo muri uwo murimo. Nuko igihe Abisirayeli babaga mu butayu usanga umwuka w'umusa mu mitima y'abagabo 70 bazi imirongo nawe abagenda bafashanye cy'amazi buri gihe bityo barushaho kuyobora neza imbaga yawe. Nongeye kandi bene Aroni wasakaje imirimo nyinshi zisigaye kuzobora Yesu babyara kugira ngo mu rwego rwo kuturira mu ngoro yawe ibitambo byari bicabarera ibyiza bihebuje bizaza nyuma haboneka abantu bahagije gukora umurimo udahwema bakurikije itegeko ryerekeye abaherezabitambo. Igihe rero wagennye maze gushika nawe n'umutagatifu ngohereje Kristo wawe Yesu Kristo azanira Imana yawe nkuru n'umusaserdotira shingiro ry'ukwera kwacu ubwo yakwite ibitambo bitagira intege kubasha kwawe mutagatifu kandi maze ahamaririye kubitagatifuza by'ukuri agira ngo ugire uruhare mu butumwa bwe nuko azibonera n'abasangira neza bazifasha kugira ngo umugambi wawe wo gukiza bene muntu wamamaze utagereza kandi ubahiriza ku isi hose. N'ubu rero Nyagasani turagusaba tukwigira ubwo bw'ibirenge zacu maze ku buntu bwawe utugwirize abo bafasha dukeneye gukora umurimo wa gisaseredoti uturuka ku ntumwa. Turakwinginga dawe ushobora byose nk'abagaragu bawe ingabire yo kujya mu rwego rw'abapadiri ongera usendereze mu mitima yabo roho bagutungane ntibagire umurimo w'ubusaseredoti mu rwego rwa kabiri kandi nawe Nyagasani imibereho yabo yose bazabe ko ku rugero rw'imigenzereze izira amakemwa ntibabere abafasha badahinyuka ku rwego rw'abepiskopi kugira ngo amagambo akubiye mu ivanjili ashobore kwera imbuto mu mitima y'abantu biturutse ku nyigisho zabo no ku buntu bwabo mutagatifu kandi biramenyekane hose kugeza ku mpera z'isi.